muri Yesu kuko ari wo mbonera amahoro. Mbega umunsi mwiza uhebuje ubona uriyeho, n'umwami w'abami wapfiriye kera njye ntarabaho. Kubaho niwe. Uwo ninde? Ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose. Ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye, yasize atubohoye ingoyi zose. Kubaho niwe. Nangiriye umukiza nanyuze, yambabariye ibyaha nagira. Ni amahoro yacu azira amahane, ahanura amahane ataraba. Akaba ubwisho bw'umugaru yatugobotoye mu ngoyi z'umwanzi. Ku bwanjye kubo ni Kristo. By'ukuri muri uwo munsi ubwo nahuraga na Yesu, simbasha kurondora by'ukuri uko numvise meze. Dore urukundo, dore umukunzi. Kansiga umukunzi nsaze Satani. Ntarabaho yankunze ntamuzi, amfira ntabikwiye. Nanjye kubaho ni Kristo. Urashaka kubaho mu mahoro atemba nk'uruzi? Urifuza kudasigarana urujijo ku by'agakiza kawe? Kurikira ikiganiro Kubaho niwe, nawe muzamenya ukuri, kandi ukuri niko kuzababatura. Gusa numvise amahoro muri njye atangaje n'umunezero udashira. Reka duhe ikaze abaduteze amatwi, bari gukurikira radiyo ubuntu butangaje ku 105.1 kuno mugoroba. N'ubundi turacyari muri ya gahunda y'ikiganiro Kubaho niwe, aho turi kwiga igitabo cyo kuva. Kuno mugoroba nanone nk'ejo hashize muri kumwe na Kajigija Eugene ndetse n'Udusemungu Jean-Marie. Jean-Marie wiriwe? Iro neza Eugene. Urumva umeze ute? Nejejwe nuko ndi mu nzu. Nziza amaraso. Nziza amaraso. Mbese nziza amaraso kubw'umutekano wawe. Kandi uri kurya nta kibazo cy'inzara ufite. Nta na kimwe. Ibyo ni ibintu binejeje. Nanjye nuko nguko bimbere, ndetse ndatekereza ko n'abantu badateze amatwi hirya no hino ari uko nguko bimeze. Bahumure niyo baba batanabizi. Bahumure rwose, inzu isize amaraso ndetse bari kurya. Nta kibazo rero kihari, nta kibazo cy'umutekano, nta n'ikibazo cy'inzara gihari. Jean-Marie. Kuri uno mugoroba rero Jean-Marie, kubwo iteraniro duteranye nabo buriya ntiwaturagize Imana kugira ngo dukomeze. Reka dushime Imana. Na none data udukunda cyane, tunejwe nuko muri kano kanya uri mu ruhande rwacu, kandi twishimiye cyane ko duhaye byose ndetse n'ibyo tutari dukeneye byo kutunezeza. Igikomeye muri byo nuko duhaye ubugingo, kandi warangiza ugatanga ubwishingizi bukomeye kuri bwo, kuko washyizeho iherezo ryo urwanyaga uvana ibyo dushidikanya, nyamara imitima yacu kuko nuko bwije ikomeza kubishidikanyaho. Ariko ndagushimira cyane kuri wenyine gusa ubasha kuvanaho ibyo ngibyo, bitewe nuko nyine ari watangiye umurimo, kuko ari Alpha kandi ukaba Omega. Niringiye neza ko muri kano kanya nabwo rero nta kindi kikura ishinga no kugira ngo iyi mitima bateze amatwi radio muri kano kanya ibashe gutinyuka, ishura ubwoba, ikunezererwe. Ibyo rero ushimiye ko ibashe gukorwa binyuze mu ijambo ryawe, n'ubundi ngaho kuko bikorera kundenza, ibikwiriye byose bikomeze kuba muri kano kanya tujye kumara ngaha mu izina rya Yesu. Amen. Jean-Marie, kuri uno mugoroba ndatekereza ko hari abantu 2 cyangwa 3 ngomba gusuhuza. Nta kimbuza gusuhuza abo bantu. Ndasuhuza abera n'abaziranenge bo muri Kristo Yesu, ariko batuye mu gihugu cy'abaturanyi cy'i Burundi, baduteze amatwi kandi ndabizi ko bahari badukurikira. Ariko nanone ngasuhuza abandi bera n'abaziranenge muri Kristo Yesu nanone batuye hari hakurya mu gihugu cy'abaturanyi cya Tanzania, muri biriya bice bidukurikira bitwumva. Yego. Aho ndabasuhuje kuri no mugoroba rwose, mbabwira ko umuryango w'inzu usize amaraso, ariko no mu nzu
harimo umwana w'intama abantu bari kurya mbese birakomeza yego nta bandi bantu basuhuza Jean Marie ntekereza ko ndasuhuza umuryango mugari w'Imana ugizwe n'abamenye ko Imana yiyunze nabo uyu munsi nticyore icumuro byabo ndetse mu kuri batarayimenya n'ababasha kumenya mu mugoroba abanteze amatwi bose harimo abanezererewe harimo abandakariye inyifato yose umuntu yaba afite muri kano kanya kuri radio barakajwe no kurya se mu kuri hari impamvu ndamusuhuje kandi neshejwe nuko Imana nyine iri impande rwanjye ndetse n'urwe bityo nta mubisha urakoze Jean Marie ngira ngo reka tuhite ko tujya mu cyigisho cyacu nkuko nabivuze turi mu gitabo cyo kuva aho dusa nkaho twicaye imbere ya televiziyo y'Imana iri kutwereka uburyo yabigenje yego ngira ngo turi bucunguze uburyo umwete ushobora kubwira abadukurikiye mu ncamake y'ibyo twize ejo ndetse ugahita ko uninjira mu cyigisho ubundi turi bwige none urakoze cyane reka nibutse ko insanganyamatsiko dufite muri kino gihe cyose turi kuri radio ishingiye ku magambo avuga ngo mbakure mbajyane aho Imana yatuvanaga ni mu rupfu sibyo itujyana mu bugingo uretse ko iyo mvugo nayo isa nkaho yaterujije kuko abantu wenda bakumva ko hari nyine abo bantu bafite aho bavanwa bahari bakajyanwa ahandi bagihari ariko niga neza Bibiliya uzasanga ko Imana yakoze nicyo tumuvuga nyine twise amateka mashya ni intangiriro nshya ni nacyo mu kuva hagaragaza usanga abantu bari mu Egiputa bahabanye n'abambutse inyanja itukura kuko ubundi tuzabona neza ko mu nyanja itukura Imana yashyize iherezo ku buzima bwose bwo mu Egiputa mbese ku banyegiputa n'ababagayo kuko n'ubundi Isirayeli nayo burya baravuga mu banyegiputa iyo mvuze abanyegiputa mbese ni abantu bari muri Egiputa bose urakoze cyane noneho rero mbakure mbajyane naho birimo kwerekeza abantu bacyumve neza nyine n'ubundi umusaraba tubona neza kucamo amateka mo kabiri hari amateka ya kera n'amateka y'isezerano rishya isezerano rya kera nicyo Bibiliya yita umuntu wa kera uwo muntu wa kera biravanga uwo twari we kera muri ijambo ry'Imana umuntu twari we kera yabambanywe na Kristo ku musaraba kandi kibambwe ubundi cyose muri Bibiliya cyo gipfuye by'iteka ryose ndetse burundu bivuze noneho hagera mu bakono ba mbere ba kabiri 5:19 nako 17 avuga neza ko iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ibya kera birashira umuntu akabicyare mu gihe byose rwose bigenduka bishya kandi ibyo byakozwe n'Imana ibyo byabereye muri Kristo bitoka nyine kumba yunze natwe urakoze cyane none nicyo turimo kwiga rero duhereye ndumva ari ku wa kabiri kuri bamwe cyangwa se wa gatatu ku bandi twatanye ku wa gatatu mercredi twatanye icyo cya 12 cyo kuva ariko arigisha abantu bari bisi tumaze ku mirongo igera kuri 11 niyo tumaze kwiga kugeza umunsi none ariko ikintu twabonyemo Imana yerekana cyane nuko ari Kristo kandi Kristo wenyine gusa ndetse Kristo gusa rwose Kristo wenyine gusa adafite akandi nta ruhare rw'umuntu na rumwe rubonekamo nimbakure nyine mbajyane ntabwo nimbakure maze nk'abantu babagabo muzirwane cyakoza gusa iyo turi muri Kristo nyine kuko biravuga ngo mu rwanda rwa 1:30 niyibaha kwa muri Kristo Yesu niyibaha kwa muri Kristo Yesu iyo niyo ni insimbura zina y'Imana niko murongo uvuga iyo rero turi muri Kristo Yesu tubasha rwose twabonye neza ko turi muri Kristo Yesu turi mu Mana nayo ikaba muri twebwe icyakari gikomeye cyane duturanye nayo duturanye n'Imana ibyo tuzabona icyo turimo kwiga hano muri Pasika nayo igaturana natwe ndetse kandi ikaba itugendesha igahinduka ishimwe ryacu ikatubera byose icyo turimo kwiga hano muri Pasika gikomeye cyane tuzabona hari ibintu bibiri abavandimwe bacu ibice 10 bigishije berekanye ukuboko kw'Imana ubundi ukuboko kw'Imana hari mu Egiputa
kwarengeye abisiraheli kuri farawo sibyo ariko no kugira ngo babashe kuva mu Egiputa babashe gucungurwa hakoreshejwe pasika rero turimo turiga n'ubundi gucungurwa ariko mu ishusho ya pasika tugasanga umwana intama wa pasika mu izina rya kera Pawulo we yavuze ko ari Kristo Yesu sibyo iyo ukurikiranye ukoresha icyo bita irondabukanda usanga ubundi ikintu Kristo yitayeho cyane yitaye ku kibazo cy'inyoko muntu Yohana kimuntu bwa mbere none nk'uko myinshi yavuze ngo uyu mwana w'intama w'Imana ukoraho iki ibyaha by'abari mu isi bikaba bishize sibyo uwo ni Yohana umubatiza ndetse kandi nukurikirana ibyo Petero yagiye yandika nko mu rwandiko Petero yanditse rwa 2:19 Petero agaragaza neza ko Yesu yatwaye ibyaha byacu akayamanura ku giti wajya mu rwandiko Yohana 3:8 Yohana akavuga ngo ukora ibyaha ni uwa shitani icyakoza gusa icyo umwana w'Imana yerekaniwe no kumara imirimo ishitani cyangwa se y'umubi nicyo birivuga rero muri pasika duhishurirwa neza ko muri Yesu Kristo sibyo mbese rwose twamaze gucungurwa tukatubonye mbese uburyo kubasha kuba twava mu Egiputa ibyo twabyize ko Yesu Kristo niyo ntango yo kurama kwacu cyangwa se kuba kwacu twabonye mu cyo bita imyaka mu kubara amezi n'imyaka ikindi twabonye nuko iyo pasika ni pasika igendanye n'inzu ngira ngo hari ikintu cy'inzu twakigaruka gatoya cyane hari amasomo nifuza kwansomera n'ubundi usanga mu byerekeye no gukizwa ntabwo agakiza k'Imana ari agakiza k'umuntu umwe cyangwa se ku giti cye ahubwo bashobora kuba abantu benshi ariko mu bantu bangahe mu muntu umwe ni ibintu rukomatanye ibyo tubisanga ku kintu cyerekeye n'iby'inzu iyo ugiye muri Yosuwa igice cyaho cya 2 mu wa 6 wahadusomera tukumva uko wavuga reka amasomo ngo ariko babatasi yari yaburije inzu abahisha hejuru yayo abatwikira imigwegwe yego yari yatondekanije urakoze cyane uwo ni Rahabu wahishaga abatasi urumva neza ko inzu hariya Yeriko yagize akamaro icyo nicyo bira irimo kwita inzu ndetse muri Luka 19 umurongo wa 9 herekana neza ko igihe sajya kwa Zakayo yavuze ngo agakiza gatashye he muri iyi nzu iyo birivuze muri iyi nzu ntabwo rivuze ngo gatashye kuri Yakobo sibyo aho gatashye agana hehe gatashye muri iyi nzu ndetse tunasubiye inyuma gatoya ku byo kwa Rahabu baratasi baje kuganira aravuga ati mwadukuye imitima twe n'ubu mudugudu bose none ndabasagira ngo muzandukore baramubwira bati uzagume mu nzu n'umuryango wawe wose mbese uguma mu nzu urumva ko inzu mukuri hano irimo yatanga umutekano maze inzu bayishyiraho agashumi k'umutuku k'umutuku sibyo Bibiliya noneho Zakayo aramubwira ati agakiza gatashye he si mu mutima wa Zakayo ahubwo ni mu nzu saho gusa iyo tugera mu byakozwe n'umwe igice cyaho cya 11 umurongo wa 14 ngira ngo hadusomera igice cya 11 umurongo wa 14 wa 14 ngo azakubwira amagambo azagukizanya n'abo mu rugo rwawe bose cyangwa se mu nzu yawe bose wabyita urugo wabyita inzu nabo mu rugo rwawe bose cyangwa se inzu yawe yose kugakonera urumva ko kiza k'Imana kagenderera ubumwe cyangwa se abantu benshi ndetse isimbutse ukagera cyo cya 16 ku murongo waho wa 33 usanga wa murinzi w'inzu y'imbohe amaze kubaza Petero ati tugire gute Petero amubwiye ati izero batizwe urakizwa no mu nzu yawe bose ubundi icyo ni ikintu cyitwa inzu sibyo iyo rero urumva Bibiliya iravuze ngo umwana w'intama yagomba gufatwa hakurikijwe inzu kandi bakurikije amazu ya basekuruza urumva ntabwo ari amazu ni amazu ya basekuruza sibyo none iyi nzu rero twaje kubona ko mu kuva 17 na gatatu twaje gusaka ko iyi nzu bundi ari muri Kristo Yesu twabonye neza ko bundi inzu umuntu arimo itanga umutekano hari ibintu byinshi bimwe mu bintu umuntu abasha kugeraho mu buzima bw'isi
akumva anyuzwe kandi rwose yishimye ni ukubona inzu ye ikintu cyitwa inzu ye kuko ubundi nyine iyo inzu uyifite uba ufite umutekano si naho gusa rero ubundi ikintu cyitwa n'ejo twakigarutseho n'ubundi Imana irimo kwishyura uburyo iri hamwe nabo yabasabye kubaka ihema iryo hema mu gihe cya Salomo ryaje guhinduka inzu cyangwa se urusengero cyari ikimenyetso cyo kuba Imana iri hamwe nabo kandi ukuri k'ubuturo bwera kwaje kurangira muri Yesu Kristo niko Bibiliya mu kuri igenda ibyo bintu ibigaragaza ngibyo none ikindi kintu twize nshaka kugarukaho ni ikintu nyine Bibiliya ivuga ku murongo wa 7 haravuga ngo bazende ku maraso bayasige ku mpande zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo kimwe mu bintu byari muri pasi ku bundi Bibiliya ejo twabonye ni uko harimo gusiga amaraso no kurya inyama ndetse twanavuze ngo hari igihe abantu bakunda kwita ku maraso Yesu Kristo nk'umuti w'ikibazo cyariho ku ruhande rw'ibikorwa bibi sibyo ariko ntibite cyane ku nyama sibyo aribyo bisobanuye nyine urupfu rwa Yesu Kristo abantu ugasanga bararya pasika ariko bakita ku maraso cyane kuyasiga ariko ntibite kurya ku nyama ubundi iyo ukurikiye Bibiliya neza usanga amaraso ni umuti ku kibazo cy'icyaha ariko ku bikorwa abantu bakoze kujyanye n'imbabazi kandi iyo wize imbabazi neza ubundi usanga burya imbabazi ntabwo zitanga ubwishingizi ngira ngo ahari ibyo ngibyo abanyarwanda babyumva cyane sibyo abantu dufite babariwe turi kumvikana ntabwo bumva bafite umutekano w'imitima yabo kuko urakoze cyane ntabwo imbabazi zibasha gutanga ubuziranenge nyine ukomeza kwitwa umunyabyaha wagenje gute wabariwe kandi ntekereza ko abo bantu bose bahisemo uruhande rwiza babamo ntago bakwishimira ko umuntu wabariwe ahubwo bakwishimira ko abantu badakeneye imbabazi abantu badakeneye imbabazi ni abantu bundi badafite icyaha icya kabiri kandi niba umuntu akeneye imbabazi ubundi ni umushinja ukomeye cyane waraza ko ari umunyabyaha ku buryo iyo ukurikira biri kivuga usanga niba umuntu amaze kwemera ko umunyabyaha ubundi nta kindi kimukwiye uretse urupfu ndifuza gusoma nibura amasomo nk'atatu kugira ngo tubashe kumva akamaro k'amaraso kuko ubundi nyine aya maraso y'umwana w'intama twajwe ko umwana w'intama nyine ari Kristo Yesu kandi watambwe iyo rero Bibiliya irimo kuva ku by'amaraso n'ibyacu usanga ko amaraso yaducunguye isomo ry'ingenzi abantu benshi bazi kandi bazirikana ni uko mu Rwanda rwa Petero cyo cyaho cya mbere umurongo wa 18 aho wandebera mu Efeso cyo cya mbere umurongo wa 7 nkasoma aho mu Rwanda rwa Petero cyo cya mbere umurongo wa 18 ahavuga neza ko ibyaducunguye atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu ahubwo twacungujwe amaraso y'umwana y'igiciro cyinshi sibyo y'umwana w'intama atagineye cyangwa se utagira ibara reka ariko umurongo musome kugira ngo birusheho kugenda neza haravuga kuko muzi yuko ibyo mwacungujwe ngo muve mu ngero zanyu zitagira umumaro mwatojwe na ba sekuruza banyu atari ibyangirika nk'ifeza cyangwa izahabu ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagineye cyangwa ibara ariyo ya Kristo ndifuza ko abantu bumvaho agaciro bafite mu maso y'Imana ntabwo gashingiye mu bintu byiza bakora mu buryo bitwara mu masengesho ahubwo mu kuri agaciro dufite gashingiye ku byo twatanze ngo tubashe kuboneka ari iby'agaciro sibyo ubundi ntekereza ko ifite ikintu cy'agaciro mu rugo iwawe ukitaho cyane yari ikintu cy'agaciro uramutse ufite telefone igura 200,000 sibyo muri kino gihe abantu bakunze gutunga telefone ebyiri kuko telefone imwe y'200,000 wenda indi igura 15,000 niye telefone yakwitaho cyane nigura 200 iyo ugenda niyo kwita hagati niyo ngiye ihenze urakoze cyane iyo rero bivuze ko abantu bacungwa bafite agaciro mu maso y'Imana ntibiterwa nuko bari ahubwo biterwa n'iki Imana yatanze ngo babone nta kindi yatanze na amaraso y'umwana wayo n'ubugingo bwa Yesu bwasheshwe sibyo none ho rero mu magambo nta handi hari umutima w'Imana burya mbese uba ahantu hari ubutunzi bwayo mbese mu yandi magambo Imana niyo izaga ko gaciro niza agaciro k'amaraso ari umuntu uza kagaciro urakoze cyane iryo somo wari dusomera reka ni aba Efeso gice cya mbere umurongo wa 7 umurongo wa 7 niwe waduhesheje gucungurwa kubwo amaraso ye ariko ko barirwa ibicumuro byacu kuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri urumva gucungurwa bihaye no korerwa ibicumuro byacu noneho
ndifuza ko nafata iyo be y'umurongo ko ari gucumuro byacu tukagera mu bakono ba 2:5-19 avuga ngo Imana yari muri Kristo Yesu yiyunga n'abari mu isi ntiyaba icyabara bicumuro byabo mbese ubundi nyuze muri Yesu Kristo ntabwo Imana icyora icumuro ku isi mu yandi magambo abantu cyora icumuro bakomeje kubara Imana ibintu Imana itabara kandi bakomeje kwikima ibintu Imana itibuka mbese cyafite umusemburo mu mazu yabo ndetse muri za 3:1 bakavuga ngo hahirwa umuntu w'iteka atazabura icumuro kandi ahirwa bari ibyaha bye ibyo byo bigatwikirwa mbese umuntu w'iteka atazabura ibicumuro nta kindi Imana yashingira mu kuri itangaza imbabazi no kwemera umuntu uretse amaraso yande ya Yesu Kristo irindi somo rya gahozo nifuza ko dusereza ku kintu cy'amaraso ni iryo mu Heburayo cyo cyaho cya 10 ku murongo waho wa 22 ariko ntago naza kwava utande abakorosayi cyo cya 20 cyo mbere 20 abakorosayi cyo cyane 20 none kihareba reka dusome iri somo riri mu Heburayo cyo cya 10 ndere ku murongo wa 19 tugeze 22 nuko bene data ubwo dufite ubushizi bw'ubwo kwinjizwa ahera cyane n'amaraso ya Yesu ubundi ahera cyane naho Imana tuzirikane ko muri Yesaya 5:9 herekana ko byatandukanyijwe n'Imana kubera ibicumuro bye ndetse Imana ikaba mu rukundo ku banyabyaha ariko no Paulo agaragaza neza ko mu kuri dufite ubushizi bw'ubwo bwo kwinjizwa ahera cyane aho data aba n'amaraso yande ya Yesu Kristo tuzirikane ko ari amaraso aza kumaneza imiryango marayika urimbura aza akagenza gute agacaho ubundi y'Imana yabonaga undi abantu arabo kubaho tunyuze mu nzira duciriye nshya kandi y'ubugingo inyura mu mwenda ukinze ari wo mubiri we urabona ko ahagarutse amaraso n'umubiri kandi muri Pasika dufite amaraso n'iki n'umubiri ndetse na Yesu yatanze amaraso n'iki n'umubiri yatanga divayi n'iki divayi n'umutsima sibyo noneho dufite amaraso adushoboza kugira aho Imana iba ariko inzira n'umubiri mbese inzira iri mu mubiri noneho kandi ubwo dufite umutambyi ukomeye utwara inzu y'Imana twegere mu 22 twegere dufite imitima y'ukuri twizera rwose tudashidikanya imitima yacu iminjireho kurwamo kwimenyaho ibibi n'imibiri yacu hagijwe amazi meza ngako mukuri akamaro k'amaraso muri make ariko soza kujyo somo ryo mu Bakolosayi 1 umurongo wa 20 Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 20 kandi imaze kuzanisha amahoro amaraso yo kumusaraba we imwingisha n'ibintu byose ari ibyo kwisi cyangwa ibyo mu ijuru uri kumoneza imaze kuzanisha iki amahoro amaraso yo kumusaraba we sibyo ubundi nta kindi kibasha mbese kugira umutima byaha ubashe kumfita amahoro kiretse yo wumvise ko Imana muri zo maraso yamennye yiyunze nawe mbese rwose ntiyaba ikimara ku buryo ubundi ibyo bintu nubwo ubyibuka nubwo rwose mukuri ubizirikana ariko rwose nta kintu kimwe mukuri bivuze rikada bikubuje umutekano ariko nuko utarabyumva kandi utarabyemera ariko rwose nubyemera biza bimeze nk'inzozi hari igihe umuntu arota sibyo ukarota abanzi bakugusa ari benshi cyane pe ukumva urapfuye birarangiye umutima ugahabuka ariko iyo ubwenge bugarutse ukumva ni inzozi uravuga utaho uriruhutsa ati uziko narotaga ubundi umuntu wese umva bino bintu akayishyira umutima we azavuga ati aho mbese rwose mbi birarangiye urakoze cyane ikindi kintu twavuze gikomeye cyane ni uko bagombaga ari amaraso agomba gusuka ku muryango sibyo ngo uwo muryango wari ukinguye kugira ngo abantu binjire mu nzu nibarangiza bakinguruke none hanze ayo maraso ubundi ayo maraso ntabwo yasizwe imbere cyangwa se ngo asizwe hejuru y'igisenge sibyo ahubwo amaraso yasizwe hanze ku muryango sibyo abandi barakinga binjira mu nzu bivuze ngo ntabwo bayarebaga ahubwo Imana yagenza gute niyarebaga muri amagambo biravuga ngo ni ikimenyetso ariko batari ubone ubundi si ngombwa ubundi uramutse ugiye mu byo kubona
iyo birivuze iby'amaraso ya Kristo nta no kugira ngo ubashe kuyabona Eh. cyangwa ubashe kumva ubwinshi bwayo Eh. sibyo ahubwo ukeneye kumenya ko Imana yabonye amaraso yarize rwose mukuri ikumvira nyuzwe mbese cyari ikimenyetso ku ruhande rw'Imana Eh. yawe ikabona ko ikimenyetso ko bapfuye. urakoze cyane Eh. noneho Bibiliya Eh. ihishura ko Yesu atari inzu gusa ahubwo ari n'irembo Eh. muri Yohana 10:9 Eh. baravuga ati ni irembo Eh. ry'intama Eh. uzinjira muri jye Eh. azinjira kandi agenza gute asohoke Asohoke. ndetse mukuru azabona n'iki azabona urwuri mbese nivuga ngo ahantu uzinjira si aho gupfira ni aho kubaho ikindi kandi ufite n'iki ufite urwuri Oui. kandi yari avuga ati nigenzura ukuri n'iki n'ubugingo icyo ni cy'amaraso n'ikindi cy'akarabo bagomba gukora bamaze kugira mu nzu ni icyo kurya twaje gusanga kurya abantu bagomba kwinjira bakicara mu nzu barangiza bakarya inyama zokeje nicyo navuze ni dukeneye kuzirikana amaraso ya Yesu Kristo nk'ubugingo yasheshe tukumva n'akamaro k'urupfu rwa Yesu Kristo ni ukuvuga ngo inyoko muntu ifite ikibazo cy'uburyo bubiri ifite ikibazo cy'ibyaha nk'ibikorwa ariko n'imiterere yayo ikibazo cy'ibikorwa nk'uko twaze kubona icyo biri yita imbabazi ni ikibazo cy'inyuma n'imbere ikibazo cy'ibikorwa cyavanywe n'amaraso yande ya Yesu Kristo mbese rwose iyi mbabazi z'imibereho yacu mu bikorwa bifatika bifite igisomo mu maraso ya Yesu Kristo ariko imiterere ni uko turi muri Yesu Kristo Imana yavanyeho uwo mwanda ikawushyiraho iki iherezo muri ubwo buryo ubundi kurya nk'uko Yesu yavuze muri Yohana 6 umurongo wa 55 yerekanye neza ko urya umubiri we ahora amaraso ye ari ufite ubugingo bugejeje bute ubugingo buhoraho dukeneye kugwa muri Kristo nta kindi kiduha umutekano uretse ubundi kurya inyama zokeje inyama kuba zokeje biravuga ngo kiretse zokeje ntuzarye imbisi cyangwa se mu Kristo kireke zokeje kandi ikintu cyotswa hehe ku muriro umuriro muri Bibiliya usobanura ubwiza bw'Imana cyangwa se umujinya w'Imana mu yandi magambo uburakari bwose Imana rifitiye icyaha urwango rwose Imana yanga icyaha rwisutse kuri Yesu Kristo nk'uko tubisanga muri 6:3 mbese yamucishije mu ruganda kugira ngo abe ibyo kurya byacu rwose mbese bikwiriye mu yandi magambo uyu munsi wa none iyo biri gukoresha imvugo yo kurya ubundi ni imvugo y'igishushanyo ntabwo izo mpapuro wazirya turi kumvikana ariko nyine nk'uko tubeshwaho n'ibyo turya sibyo kandi bikaturyohera niko ubundi dukeneye kwemera kubeshwaho n'iby'Imana yakoze ntugire ikindi kintu rwose mukuru utegaho iki utegaho amakiriro uretse icy'Imana yakoze ngira ngo hari mu ncamake ibyo tuvuze ariko hari ikindi kintu nagera garukeho nagera ku kintu cyitwa noneho uburyo bagomba kumurya twarebonye ko bagomba kumurisha imitsima idasembuye ndetse bakamurisha imboga zisharira ibyo twabibonye ariko hari ikindi kintu iyi pasi bagomba kwirya wese aricyo kurya igihanga iminono n'ibyo mu nda ibi bintu byaba bivuze iki bino bintu nyine nk'uko uri kubivuga turi kuzirikana ko bino bintu ari ibishushanyo mu by'ukuri ni ibishushanyo by'ukuri runaka noneho reka turebe ubundi iyo bibiri bivuze igihanga ngira ngo buri muntu wese utuduteze amatwi azi igihanga ubundi mu gihanga harimo iki jamari n'ubwenge harimo ubwenge uyu ni amasomo turi bubone kuko niba ari ibishushanyo hari ukuri bishaka kwerekana urwa mbere rw'abikorino igice cya mbere umurongo wa 30 ngira ngo niba kwa muri Kristo Yesu waduhindukije ubwenge buva ku Mana no gucungurwa no gukiranuka no kwezwa waduhindukiye ubwenge buva ku Mana Imana yavuze ngo murye n'igihanga mu kirya nabwo ni Kristo ariko hari n'ikindi yavuze ibinono mbese wenda iminono tuvuye kwenda ku muntu wabyumva neza ni ibirenge yazo bihagarariye imigendere mbese nguko tugomba kugendera muri Kristo nawe ni Kristo ni icyo ngicyo yego ariko nyine bagomba abantu kurya n'iki n'ibyo mu nda none se ntuzi ko imwuzuye byose hari ibyo twahaweho natwe nawe ni Kristo Abakolosayi 2:9 Abakolosayi 2:9 cyakoze niyo ugiye no muri Yohana icyambere umurongo wa 16 na 17 hagaragaza ibyo bintu ni ukuvuga ngo igihe Imana ibimwuzuye n'ubuntu bukurikira ubundi ibyo ngibyo nibyo twahaweho urumva rero igihe Imana bivuze ngo murye n'igihanga yego murye ibinono
murye n'ibyo mu nda ni Kristo wese ngiki kintu undi Imana yabagivuze ibi mbese nuvuga ngo Kristo wacu we dukeneye kumurya wese yego ntago dusigaza ariko ngo iziyo tumushigaje ko bigenda Jean Marie ngo babyose kubyose uzi ari iki ukubitwika uzi ikintu biba bikoze buriya nukuvuga ngo iyo giye wenda tuvuge ngo turamusigaza nubundi Kristo asigara ari umunezero w'Imana asigara ari iki hari ubwiza bw'Imana umunezero w'Imana urakoze cyane icyo ni ingenzi cyane icyo ni ingenzi cyane kuba ubundi baragomba konsa ibindi bisigaye ntiyagomba ubundi kurara ubundi uwo muriro sibyo uwo muriro batwitse nkuko twazwanye ko ari ubwiza bw'Imana nyine ibyawuvagaho ubundi byagomba kuba nyine ari iby'Imana ubundi ndetse no gutura ibitambo bakoreshaga umuriro nuvuga ngo n'undi Kristo akomeza kuba umunezero w'Imana n'ubwiza bw'Imana nicyo ngicyo ngira ngo hari twari turi mu ncamake ibyo twizejo igihe tumaze iminsi bitwika uyu munsi rero ngira ngo twagombaga kugera ku musozo w'ikigisho cyacu none ngira ngo watwinjiza mu kigisho rero reka noneho rero turebe mu by'ukuri kuva 12 nyine nicyo gice turimo turasanga aho turi bugende wenda twihuta kuko ibyinshi byanditse kuhereye ku murongo wa 15 ejo twasomye tugeze ku murongo wa 14 uhereye ku murongo wa 15 ukagenda ukageza ku murongo wa 28 ndetse ugahera no ku murongo urabona ko hari imirongo nambutse ugahera no ku murongo wa 43 biravuga kino kintu cya Pasika ngira ngo ibyo bintu nibyo dukeneye kugira dukeneye kongera kureba kugira ngo twumve mu by'ukuri icyo bavuga hari icyo twavuze hejuru Jean Marie ibintu byerekeye imitsima imitsima ejo twayivuzeho twavuze ko iyo mitsima bagomba kuyirya n'ubundi ari imitsima idasembuwe ariyo Kristo twabonye muri Yohana ko Kristo ari umutsima ari umutsima w'ubugingo kandi tugomba kumurya ariko twabonye kandi n'ikintu cyitwa umusemburo umusemburo ngira ngo twabibonye muri Mariko 8 aha Bibiliya iugaragaza nk'inyigisho z'abafarisayo uko mbese abafarisayo bigishaga amategeko yabo n'imigenzo n'ibyo bafatiye bati mwirinde umusemburo w'abafarisayo ariko nanone umusemburo ukagira ukahagara n'ubundi cyaha ubundi ibyo abafarisayo bagaburaga cyari icyaha byari ibyaha urumva rero ko uwo mutsima wagomba kuribwa ariko nanone ukaribwa mu minsi 7 yego ngo uhereye ku munsi wa 14 ukageza ku munsi wa 21 mujye murya kandi iyo Bibiliya ivuze 7 ni ikintu cyuzi mbese urebye ni ubuzima bwacu bwose tubayeho hano ku isi cyangwa turiho nk'uko nyine twabibonye ko ari ukwezi kwatangiraga imibereho mishya mbese kuva dutangiye imibereho mishya tukageza iherezo tugomba kurya Kristo tugomba kurya Kristo ariko akaba ari ikindi kintu Jean Marie Bibiliya nacyo yerekanye ngira ngo imirongo nayivuze n'iriya 15 kukomeza kugeza kuri 28 afite Bibiliya bagende basoma ariko nibyo bintu hari ikindi Bibiliya yagaragaje nacyo ni uvuga ngo muri iyo minsi nta murimo wagomba gukorwa oya uretse winda uretse umurimo wo kurya gusa oya reka mbisome bino bintu kuko bino bintu ni ingenzi cyane ni kuva 12 umurongo wa 16 kandi ku munsi wa mbere mujye muterana kuba iteraniro ryera no kuwa 7 hazaba iteraniro ryera he kugira umurimo wose ukorwa muri iyo minsi keretse umurimo w'inda y'umuntu wese uwo wonyine aba ari mukora mbese Pasika uzi ko yari ibirori batangiye barya ibirori birakomeza bagomba guheruka barya nta gukora Jean Marie ntabyo nicyo gituma ngira ngo ibikoresho niba bijugunyewe cyane igikoresho umuntu umukozi ntago Pasika yimuzi Imana bati rwose abantu ntihakagira umuntu ukora hanyuma ariko aravuga ati umuntu wese uzakora ubwo umuntu agomba gucibwa mu bwoko kuko ntago yitaye ku munsi mukuru rero urumva ko mu by'ukuri hari ikintu Bibiliya igaragaza iyo tumaze kugera muri Kristo rero tunezezwa n'iby'Imana yakoze ubundi nta kindi tukabaho ubundi nkuko yabivuze turya kugira ngo tubeho
ntabwo turya kugira ngo dukore rero tubaho turya umunsi mukuru ubu watumiye umunsi mukuru maze ukabona umuntu akaza bategura ibintu byose wabishyize ku murongo ukabona umuntu aje gukora wakwibaza ati ukuntu umuntu afite ikihe kibazo ubundi yego namutumiye kugira ngo dusangire twicare twishime twiganire none hari mu masufuriya ari koza ibintu ari kujya gucana umuriro nta bikenewe icyo bintu wumva ubundi bifite umurongo dukeneye rero ihame mukozi tugomba kuri ariko none hari ikindi Bibiliya yongera kugarukaho ihita ko inavuga ko nta musemburo ugomba kuboneka mu kuko bagomba kurya umwana w'intama bakarya n'imitsima ariko idasembuwe yego ni ukuvuga ngo nta musemburo ubundi nyuma nyine yaho nta musemburo twabivuze ko umusemburo ugira ute uhagarariye icyaha oya nyuma yaho iki umwana w'Imana yerekana no kugira ngo amareho iki imirimo mubi nta misemburo ikihari nta mu nzu nta musemburo hari rwose yego ngira ngo icyo kintu jamani ndumva kitumvikanye ndumva icyo kintu cyumvikanye yego urabona rero ko mu by'ukuri Bibiliya ihita ko yerekana uburyo iyo mitsima yagomba cyangwa uburyo Kristo dufite uburyo ateye tugomba kumurya kandi tugahora tumurya mbese niwe kwaho kwacu niwe ugomba kutubeshaho kandi igihe turi muri uwo munezero nta bintu byo gukora bihari aho ngaho aho ni mu birori ndetse ibintu by'icyaha ibyo bintu byararangiye rwose biriya bintu byararangiye ntabwo ikitubaraho ibicumuro byaho n'ibyaha byaho sinzajya gute sinzabyibuka ukundi ngira ngo ni icyo ngicyo kiboneka kuri ya mirongo twavuze ariko jamani hakaza n'ikindi kintu cy'amaraso nubwo yavuze amaraso uburyo bwo gusiga uburyo bwo gusiga nabyo ni ingenzi uzi ko basigishije akatsi hari akantu kitwa ngo ni akatsi kitwa ezobu ni akatsi kamera ngo hejuru y'inzu urabona ko ari akantu gato cyane niyo kintu ariko ukibaza kuki Imana itabwiye ngo bafate uburoso bunini basige kuko aribyo byihuta cyangwa wenda bafate umweyo basige ikabatiwe ahubwo murashaka ariko akayizobu bagiye buriye hejuru y'inzu buriye hejuru y'inzu bajya gukora kuko ni akantu gatoya cyane ariko biriya bintu ni ikintu cy'ingenzi kugira ngo tuba dukeneye kugira ngo twumve kuko Bibiliya burya nta kintu Bibiliya yanditse cyo kiri aho ngaho gusa kidafite ikintu kivuze ubundi Bibiliya iyo ivuze akantu gato iravuga ati iyo mugira kwizera guto nk'akabuto ka sinapi mwari kubwira umusozi nguve hano ugihari urumva ko kariya kantu kuba amaraso asize kandi wumva afite umutekano bikeneye kwizera ibyo bintu yego ibyo bintu si ibintu ntabwo amaraso asize aho nyabona aho agaragara ahubwo ni ibintu nkeneye kwizera nicyo gituma rero kaya kantu igihe Imana yavugaga icyo kintu cyagushimangira kwizera Bibiliya igaragaza kwizera n'ubundi nka Kristo niwe banze ryo kwizera kandi ujya ute no gusoza kwizera ndetse bagagaragaza uko kwizera kutari kwahishurwa kandi kwizera kwahishurwa ni Kristo n'ubundi Kristo hari igihe amanuka akabuto ka sinapi kakagwa akabuto kishaka kakagwa kakajya ute kakamera urumva rero nabyo ni iki ubundi ni Kristo uhise ko uhise ugaruka ariko nanone hari n'akandi kantu ngira ngo wenda kugira ngo ako kantu tuse nkaho kamaraso tukanzura buryo ubundi ni ikintu Imana yari yabwiye cyo kudasohoka cyo gudasohoka nuvuga ngo ni ugusohoka waranje kukivuga ariko hari n'akandi kantu aho amaraso yagombaga kubikwa jamari ni ngo ni mu rwabya ariko kuki urwabya wenda kubatumva icyo kinyarwanda njyewe n'akantu k'agasororo ariko gatoya mbese akantu k'agasororo gatoya burya akantu k'agasororo gatoya ujya ubona abana ko babagaburira mu dusahani dutoya ku buryo yakuramo burya Imana iyo yafatika yashyira mu ngunguru yego byashoboka ko akana gatoya katayageraho ariko ahantu ari n'akana gatoya n'akana gatoya kashobora kwegeraho uzi ko burya Kristo yishushanyije
gishushanyije n'ubuvungukira bwaguye munsi y'ameza Yego. ku buryo ujya ubona ukuntu abana bakunda kurya utuntu two munsi y'ameza twaguye hasi akana nikazabona kujya ku meza akatora ibintu byo ku meza ariko ibyaguye hasi kubigeraho biroshye mbese ubundi Kristo ubundi kumugeraho niba hari ikintu cyoroshye Marie Yego. ni Kristo Yego. nicyo ngicyo ubundi nicyo gishushanyo cyo Imana uburyo dushira kubundi Kristo duhaye ni ikintu ntabwo tugomba gutekereza uburyo twajya hejuru ngo tujye kumanurayo Yego. cyangwa twajya hasi ikuzimu tujye kumuzamurayo hoya ni Kristo uri muri twe ni Kristo uri hagati yacu ni Kristo twese tugiraho ibyo biboneka mu Roma 16 gukomeza nicyo ngicyo urakoze cyane ntekereza ko imirongo ibanza ugejeje kwivugaho ariko ntabwo tugenda twigisha umuntu ahubwo turagenda twigisha ibintu nyine ubona nyine by'ingenzi kuko Bibiliya barayifite abantu birimo hari none ikindi kintu nifuza gusubiza hano mu cya 12 ni icyo twagomba kwigisha ku munsi wa mituva ko tuzagigarukaho tumaze kuvuga nyine ibyagomba kuba muri Pasika navuga ngo ubundi byose bimaze kwitegurwa rero bimaze kwitegurwa hari icyo byari bigendereye nta kindi byari bigendereye kwari ukugira ngo ubwoko bw'Isiraheli bubashe guhaguruka kuva mu Egiputa kuko ubundi yansanganyamatsiko dufite iboneka mu kuva 3:8 ivuga neza ko Imana yamanuwe nje kubakura mu Egiputa mbajyane mu kindi gihugu sibyo hari ukubavana uwo murongo ngira ngo hari reka usome ni kuva 3:8 kandi Immanuwe no kubakiza yego mbakure mu maboko y'Abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza Kigali cy'amata n'ubuki kituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abafezi n'Abahivi n'Abayebusi urakoze cyane ariko nukubakiza nkabakura mu maboko ya Farawo nkabakura mu gihugu bivuze ngo ikigendeye nuko dukiza ubu ni agakiza ariko se nagakiza kari muhe buryo gateye gati nuko kagizwe no kugira ngo Imana tuvane mu Egiputa sibyo kandi tuvane mu maboko y'Abanyegiputa itujyane mu kindi gihugu sibyo noneho rero n'ubundi Pasika imaze kwitegura ubundi Pasika imaze kwitegura ariho gakiza bwari uburyo bwo kugira ngo Imana ibashe kuvana ab'Isiraheli mu maboko y'Egiputa mu bundi yahereye ku maboko y'Abanyegiputa niho twavuze ngo Imana ivuze ngo nawe uko kwanjye kurambutse cyangwa se gukomeye ubu ni uko Imana kwarengeraga ab'Isiraheli kuri Farawo kugaragaza mbese imbaraga z'Imana kuri Farawo ariko ku byo gucungurwa sibyo ku byo gucungurwa byagomba hakoreshejwe amaraso umwana w'intama cyangwa se umwana w'intama noneho rero Pasika imaze gutorera ngo ab'Isiraheli babashe kuva mu Egiputa babashe kuhava sibyo hakoreshejwe nyine Pasika urupfu rw'umwana w'intama ariko urupfu rw'umwana w'intama haundi urupfu rwabaye mw'iryo joro urwo rupfu n'urupfu rw'umwana w'imfura mu kuva 11 tuhasanga ibyo Mose yabwiye Imana ibyo Imana yabwiye Mose yarangiza akagenda akabibwira Farawo aravuga ngo umurongo wa mbere uhita yabwira Mose ati hasigaye icyago kimwe nzatera Farawo n'Abanyegiputa hanyuma azabareka mugende nabareka by'ukuri no kwirukana azabirukana nabareka by'iki by'ukuri zakara ko mu bice twabonye byabanjirije icya 11 twabonye ko yagiye avuga ati ni ngani mugende ariko mujye mu butayu ngaho ni mugende mwe kujyana amatungo yanyu ngaho ni mugende abana bakira bato mugenze mute mubasima aravuga ati nabareka by'ukuri no kubirukana azabirukana ubundi agakiza dufite nagakiza na shitani dashidikanyaho azi neza ko ari agakiza kanyuze mu kuri mbese gakiranutse nta gashidikanyaho azabirukana noneho biravango none bwira abantu umugabo wese asa umuturanyi we n'umugore we yasabe n'ibindi bintu barimo kuvuga noneho Mose asanga Farawo aravuga ati umurongo wa 4 Uwiteka aravuze ati nko mu gicuku nzanyura hagati muri Egiputa abana b'imfura bose mu gihugu cy'Egiputa bapfe uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa
hazaba umuborogo mwinshi muri icyo Egiputa cyose utigeze kubaho kandi ntihazongera kuba nk'uwo ariko mu isi nta n'umwe imbwa izamukira mu bantu cyangwa mu matungo kugira ngo umenye ko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Hano Bibiliya iragaragaza neza ko hano Bibiliya iragaragaza neza ko mu kuri kugira ngo abana Faraho abashe kuva ku izima hagomba gupfa umwana w'imfura. Ubundi ukurikije buriya jeni watubwira umwana w'imfura n'iki muri biri ubundi kuki yagomba gupfa? Ubundi umwana w'imfura impamvu yagomba gupfa turi bisange turi muri Bibiliya hari ibintu by'ingenzi cyane burya Bibiliya ijya igaragaza ariko kubera yuko wenda tutabikurura ngo tubyumve tukumva iri gutanga akamateka. Iyo urebye neza muri Bibiliya usanga imfura ya Adamu yaragize ikibazo. Imfura ya Adamu yagize kabisoma mu gutangiriro cy'aka n'umurongo wa mbere tangiriro 4 umurongo wa mbere kandi uwo mugabo atwika Eva umugore we inda abyara Kayini aravuga ati mejwe umuhungu n'Uwiteka. Uyu muntu witwa Kayini abantu bazibye ku buryo ubundi ndetse n'ibyayisho bivuga neza ko abantu bagendeye mu nzira ya Kayini sibyo bakagenda bagaragaza n'abandi bantu bishatse kuvuga neza ku bundi kuba umwana w'imfura agomba gupfa kandi twajya kuri Adamu tugasanga umwana w'imfura witwa Kayini atarigeze yemera inzira Imana yashyizeho yo kubaho akitiramo indi nzira. Ubundi mu buryo bwabanije umwana w'imfura n'ubugingo karande cyangwa se ni kamere yacu y'inyabyaha. Mbese n'abakomotse kuri Adamu bose sinaha gusa iyo ije mu igice cya 18 na 17 usanga aho Aburahamu atangira kubyara akabyara Ishimayeli n'ubundi umwana w'imfura abyaye ntabwo Imana igeze mushima sibyo. Sinaha gusa igiye mu rubyaro rwa Isaka usanga imfura Isaka ari Esawu. Uwo ni umuntu Imana itashimye ndetse yumvaga azahabwa umurage bitewe n'uko umwana w'iki ari umwana w'imfura. Ariko bigeze kuri Yakobo usanga guhabwa umurage bidakomoka muri kavukire ukurikije umwana w'imfura ahubwo bishingiye ku cy'Imana yakoze kandi ukacyemera. Hano mu Kuva 12 kuba umwana w'imfura agomba kwicwa mu Egiputa bivuze ko ubundi abakomotse kuri Adamu bose ubugingo bwabo bwagomba gushyirwaho iki iherezo barangiza bakarangira. Nyamara ntabwo urupfu rwabaye gusa mu Egiputa ahubwo nuza mu Isirayeli no habaye urupfu uko Bibiliya ivuga neza ko bamaze gusiga ari amaraso ku mpande z'imiryango marayika murimbuzi aricyo bita Pasika nyine kunyuraho nyine kuwiteka marayika murimbuzi aciye muri icyo Egiputa ngo yagiciyemo hagati. Ubwo urumva ngo niba ari hagati yaciye hagati ya Isirayeli n'Abanyegiputa none kandi rw'Abanyegiputa bahagarara ubugingo karande bwacu bwa kera abo bantu bashiraho mbese barapfa bashiraho. Ariko no mu isi naho mukuri hari habaye urupfu. Imwe mu mpamvu marayika anyuze kuse ntihagire umuntu upfa mu Isiraheli nuko ubundi yasangaga Isiraheli amaze gupfa kare kuko nyine twarizonye ko iteraniro ryose ry'Abisiraheli ryose riwubikire cyangwa riwubage kandi ryagomba kwishanya n'umwana w'Imana. Urakoze cyane uriya rupfu rw'umwana ntabwo ari mu Isiraheli bundi rwabaga ruhagare ko ubugingo bwabo muri iyo nzu bwamaze rwose kurangira bugaseswa neza bikaba byarangiye. Abahora 24 havuga ngo umuntu apfa rimwe gusa ubundi akaza urubanza. Bivuze ngo ubundi umuntu apfuye apfa rimwe gusa. Rero urupfu rw'umwana w'imfura mu Egiputa sibyo nk'urupfu nyine rwatumye Abanyegiputa babasha kuva ku izima. Urupfu nicyo kintu Imana ni igikoresho cy'Imana cya hafi Imana ikoresha kugira ngo ibashe kugera ku ntego yayo sibyo nk'uko yabigenje muri Egiputa n'ubundi igihe Kristo ari ku musaraba inyoko muntu yose yapfiriye muri Yesu Kristo nibwo buryo Imana yakoresheje kugira ngo abashe kugera ku ntego yayo. Kandi ikindi cyakari gikomeye cyane ni uko uzasanga n'urupfu rwabaye mu gicuku hagati cyangwa se mu kuri mwijoro ubundi ni urupfu n'ubundi ruri n'ubundi mu rundi rupfu.
urupfu rw'umwana w'imfura nitugera mu kuva 14 tuzabona ko umwana w'imfura yarapfuye hari ikintu byamaze ariko abantu bumve ko ari ubugingo karande cyangwa se ibintu byose bivuye mu muntu ntabwo Imana ibyifuza urabona ko mu byago 10 n'ubundi Imana yagiye itangira ku muntu twese kwivugaho yatangiriye ku mazi iyahindura amaraso amazi nk'isoko amazi n'amazi na amazi abasha kunyobwa umuntu akayitaho ubundi amazi ari mu Egiputa yerekana ibyiza kamere yacu ikora amazi ndetse amaraso agahagararira ibi bya kamere yacu mbese abantu bose basha kwamagana n'abasha kubyemera bya urigeze bya kamere nibi bya Imana igenza gute ntibyemera kugira ngo Imana ibashe kubivanaho neza byose bishyira hamwe mu cyago cya 10 ikabivanaho mu rupfu rw'umwana w'iki mu rupfu rw'umwana w'imfura mbese ubwo bugingo bwakomotse kuri Adamu n'ibyabwo byose ibyiza ndetse n'ibibi amajyambere umwana w'umuntu abasha kugeraho yose aragaye mu maso y'Imana Imana yifuza ko ishyira heso icyo kimaze no mu kuri kuba nibwo hari habonetse uburyo bwo kubasha kuva mu maboko y'Abanyegiputa abisirayeli basigaranye ibintu bibiri bari basigaye kuva mu gihugu cya Egiputa Imana ikabajyana mu kindi gihugu ntekereza guhera ejo tuzatangira kwigisha no mu kuri kuba bava mbese bava mu gihugu kuko ubundi Farawo nyine yarabekuye kandi by'ukuri nta kindi kintu kimuteye uretse urupfu si amasengesho menshi ntabwo rwose ari ukwihana si ukubabara si ukwiriza ubusa ahubwo gusa bino bintu byakozwe n'Imana byakozwe n'Imana Imana irica kandi rwose yishe mu buryo bwo kwica ibiranekije urabona rero jamari urabona ko mu by'ukuri Bibiliya igaragaza kubaturayo ntabwo ikoresha inyigisho aho bikoresha urupfu urakoze cyane urabona Farawo ubundi Farawo muri byago 9 yabona ni inyigisho buri yagezweho ariko mu by'ukuri icyanyuma cyitwa urupfu nicyo kintu kibatura ubundi yego muzamenye kuri kandi kuri niko kuzabatura ubundi iyo tumenye ibya Yesu Kristo n'urupfu rwacu twapfiriye muri Kristo rwose nibwo tuba umwana n'abatura muzamugiye ute muzamubatuye by'ukuri rwose mu by'ukuri Imana ntabwo igendeye kugira ngo tugire inyigisho nyinshi oya ahubwo hagomba gupfa umwana w'imfura kandi yapfuye abantu bose baba batuye bose nta n'umusigara uri imbata rwose ngira ngo icyo kintu rero ni ingenzi ko abantu ngira ngo tuzaba twacyumva cyo gupfa umwana kuko umwana w'imfura agomba gupfa kandi abo twariwe kera ari twe kwa Adamu harapfuye rwose ubwo tupfuye rero turabatura rwose ku niyo mpamvu turaho umudendezo ubu ngubu yego icyo kintu rero uri kuvuga mu by'ukuri ni ingenzi cyane ariko ngira ngo wenda tusa nkaho wenda turi busorezeho inuza ya kano kanya ariko iyo hamaze gupfa umwana w'imfura Jamari ariko bino ngira ngo wenda turi tuzabirebesha bino tuzabirebesha byandi mategeko yagengaga Pasika mbese iyo hamaze gupfa umwana w'imfura mbese ibyo bintu bimaze kurangira hari ibindi byagomba handi mategeko yagomba kugenga uburyo bwa Pasika ibyo bintu ni ingenzi cyane ko wenda tuzabireba hari n'ikintu tutavuze n'ubundi umwana w'imfura apfuye habonetse undi mwana w'imfura muri uwo mwanya nabyigaruka ejo tuzabigaruka ngira ngo ahari Steve yaduha umurongo ugatangaza oza neza nimero za telefone ndetse n'iza message naho abantu bakeneye gutanga ibitekerezo kubaza ibibazo ku buryo bashatse nk'uko nozunga babigenza rwose bakivugira nta kibazo abashaka gukoresha umurongo wa telefoni ni 25 25 78 33 8 25 78 33 naho abashaka kohereza ubutumwa bugufi ni 0750 28 29 ni 0750 28 89 23 0750 28 89 23 ngira ngo yari yaduha message yari tukabusoma kugira ngo tube tuzivugaho telefone mu gihe tugejeje telefone hari message ati mwiriwe ese twarababariwe cyangwa twahaniwe muri Yesu ko se ahenshi muri Bibiliya havuga ko twababariwe no mu Efeso aho mwasomye naho niko havuga
mudusobanurire neza rero Jean Marie ese mu by'ukuri twarababariwe aravuga ati cyangwa twarabariwe cyangwa twahaniwe muri Kristo Yesu. ngira ngo icyo kintu Jean Marie ari ikivugaho. Urakoze cyane. Nkuko nyine maze kwivuga n'ubundi ni amasomo twasomye. Bibiliya yigisha imbabazi z'Imana, sibyo? Ariko Bibiliya ikigisha imbabazi z'Imana ivuze ngo n'ubundi bishingiye kuba amaraso yavuje. Reka dusome Abaheburayo 9:22. Ikintu cyitwa imbabazi, iyo Bibiliya yigisha imbabazi zitandukanye n'imbabazi dukunda kwigisha mu hano hanze mu isi. Hari ukuntu twumva 9:22 aravuga ngo kukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso, kandi amaraso atavuye ntiyakorerwa ibyaha. Iyo Bibiliya ivuze ko twahaye imbabazi ntabwo isigana nuko habayeho urupfu, sibyo? Ubundi Imana ivuga ngo nababariye. Bibiliya bisa nkaho igaragaza ko ari uguhabwa andi mahirwe ya kabiri, n'andi mahirwe ya kabiri. Ariko n'ubundi Imana iyo igiye gutangaza imbabazi ishingira ku rupfu rwacu rwo muri Yesu Kristo. Nuvuga ngo ibyo bintu Imana yadukoreye, sibyo? Bibiliya byita ubuntu, wabyita n'imbabazi cyangwa se ikabyita impuhwe. Kubwo rukundo rero Imana yadukunze ikadushyira muri Yesu Kristo, yarangiza agasesa ubugingo bwe, tugasesereza ubugingo bwacu muri we, icyo biri kita imbabazi. Ariko si imbabazi zihwanye n'avuga ngo ukoze icyaha mbese uje itegeko, none nkavuga nti kuko mfite ubushobozi ati genda ko bariye. Ntabwo izo mbabazi ntabwo za Bibiliya. Ahubwo imbabazi za Bibiliya ni uko zerekana ko hari amaraso yasheshwe, sibyo? Ayo maraso y'Imana rero iyishikirijeho ibasha kutwemera. Ubu ni bwo imbabazi ni ukwemerwa. Reka nyine dutanga urugero nyine ku bintu byabaye mu Rwanda. Hari abakoze ibyaha mu Rwanda, sibyo? None ubundi ibyo bari bakoze byagombaga gutuma bahabwa akato muri sosiyete nyarwanda, ariko iteka ryaraciwe bahabwa imbabazi. Bavuga imbabazi bakirwa mu muryango nyarwanda. Guhabwa imbabazi kuri bo ni ugufungurwa, nta kindi kiri mukuru byari bivuze, nuko bari bongeye kwakira cyangwa se bakemerwa. Iyo rero ivuze imbabazi ibisobanuye ko Imana yatwemeye, ariko bishingiye kuki? Ku rupfu twapfiriye muri Yesu Kristo. Mwene magambo ubu ni byombi, twarabariwe ariko mu myumvire y'Imana, kandi turahanwa kandi mu myumvire yande myumvire y'Imana. Ibyo bintu kubikurura ku myumvire y'umuntu kuko amenyereye kwica amategeko biragorana cyane. Umuntu yavuze ngo ndakobereye igenda ahisha amategeko, ahubwo icyaha yakagombye gutanga ikiro gihwanye n'icyaha agize ute akoze. Izo mbabazi rero nkuko bivuze neza cyane, nuko nyine Imana ibivuze imbabazi yaduhaye andi mahirwe mashya yo kongera kubaho muri Kristo Yesu. Yego rwose. Ariko nanone itagendeye ko tuba gusa, ahubwo ikeneye no kuduhana muri Kristo Yesu. Rero twarababariwe kandi twarapfuye. Ariko kandi iki kintu tunagisobanura neza. Ubundi abantu bigisha ibintu by'imbabazi birangiza amategeko. Baravuga ngo ukurikije amategeko ibintu hafi byose byezwa n'amaraso, kuko atavuye ntabwo haba kubabarirwa ibyaha. Ni iyihe mpamvu? Ubundi iri tegeko niryo dushinja ibyaha, sibyo? Rimaze kudushinja ibyaha rero rino tegeko ni itegeko rihoraho, kuko riraturuta. Ubundi itegeko rimaze gushinja ibyaha rinagusaba n'iki? N'igihano. Rero Imana iramutse bw'itegeko ikavuga iti mfite ubushobozi, uwo muntu wacumuye n'uwanjye, sibyo? None mureke, yaba yivuje ntabwo yabyikiranuka. Yaba atari Imana ikiranuka. Ahubwo icyo Imana yakoze ikintu gituma itegeko rinyurwa. Ikintu gituma itegeko rinyurwa ni ukubona uwarigomeye ubugingo bw'umukuri bwasheshwe. Ubutabera n'imbabazi birahoberana. Naho ubundi buramutse bukomeje kubaho, itegeko ryakomeza kuvuga neza ko umuntu waryishe akomeje kwidegembya. Ubugingo bwacu n'umukuru bumaze guseswa, Imana yaravuze iti ndabemeye. Amategeko arangije atera vi. Abaroma 21. Kuko none ariko no hari gukina kw'Imana kwayishuwe kudaheshwa n'amategeko ndetse n'ibyahanuwe, nubwo amategeko n'ibyaha ari byo bigenza bite, ari byo biguhamye. Mbese amategeko yakubonye abati kuno gukiranuka kurakiranuka rwose, ko kiranutse nta kindi kinashingiraho, nuko ubundi umuntu arimo kubona so yagomeye n'undi muntu mushya ubundi. Ubundi rero kuko abantu bamenyereye
hari ikintu nibutse Jamari uzi burya umusemburo uzi icyo ubereyeho burya ubereyeho ubu bakoze umugati bashyiramo umusemburo ntago umera nk'igisheshe yego ntiwawubera noneho inyigisho z'abafarisayo ubundi ni imisemburo kubera iki zoroshya ibintu bikamirika umuntu bati nukora ibyaha urasaba imbabazi ariko amaraso atavuye ntaki nta mbabazi ni burya umusemburo woroshya ibintu kimwe mu reka kino kintu nivuga iki kimwe mu bintu abantu barega ubutumwa bwiza ahubwo nuko byoroshya ibintu urumva nawe uvuze noneho ko imisemburo yoroshya umugati yoroshya umugati oya icyo bavuze nacyumvise reka mvuga iki ngicyo bakuri iki ngiki ubundi ibintu umusemburo w'abafarisayo yigisha byoroheye kamere muntu cyane oya byoroheye umuntu kurara asenga bukagenda buke asinzira sibyo kandi ni ibintu byoroheye kamere muntu ko umuntu yamara ibyumweru 3 atarya atananywa sibyo byoroheye umuntu ko yafata urugendo ava aha ngaha akagera kabwaye n'amaguru agiye gushaka iki agakiza sibyo ariko bigoye umuntu oya ubundi reka ngo urugero kugira ngo ubyumve neza uramutse ugiye kwa muganga rwose ufite ibimenyetso bigaragaza ko urwaye pe ndetse warembye rwose cyane mu buryo bufatika urwaye malariya umuganga yarangiza aho ati uje gukora iki Eugene ukavuga uti rwose ndarwaye nk'uko amagambo y'abarwayi nyine akunda kuvugwa aba bafite amagambo menshi cyane ko arwaye bamere mwahubwira ati nagira ngo nkubwire ko narinze uburwayi bwawe kandi buryo utaravena n'amazu ugukiza genda urakira sibyo kandi umuriro ukiri wose ukiruka ibintu byose n'igihe muganga afashe indobo y'ibinini sibyo akavuga ati bino binini ugomba kujya ubinywa mu gitondo saa nijoro sibyo ukiyagira mu gitondo saa sita nijoro kandi ukota izuba ibintu wakwemera vuba nibihe ubundi ibintu nakwemera vuba ni ugukora ibyo bintu ni ukunywa imiti ni ukota izuba ni ukoga ariko batigiye nagucije icyo ntago wakemera ubu ntago wakemera bivuze ubundi imisemburo nubwo abantu babona ko ari ibintu ari byo bisa nk'ibikomeye ariko nibyo kurya kamere yacu yemera sibyo ariko ibintu by'umwuka kamere yacu rwose ntibyemera ngima mbona vuga ko tworoshya ibintu ariko n'uburyo abo nyine gishingiye kamere muntu reka dusome iriya message yindi ngo kotsa inyama bisobanura iki ibyo ngira ngo wakibuze Jamari cyo ranje kugisubiza ishobora kuba wenda yanditse imbere iyindi nijire ikibinja umwuka gumye abafashe abo abatuka mwibarenganya ku mugani wa Stefano nabo ntabwo bazi ibyo bakora wenda isaha nigera nabo bazumye iyindi message iriya yo twaranje kuyisoma iyindi none se inzu ishushanya Yesu n'umwana w'intama agashushanya Yesu ni mu buhe buryo se iki kintu ngira ngo Jamari twaranje kose ubundi Yesu aga ni byose iyo tuvuze ko Yesu ari byose nuvanga umbucyo bivuze umwana w'intama umwana w'intama nko kugira ngo abantu bacungurwe cyo bita gucungurwa cyangwa se abaturwe ni Kristo n'umwana w'intama ariko nanone Kristo ahinduka inzu kugira ngo duhabwe umutekano hari ikintu cyitwa umutekano sibyo hari ukubukisha abantu ariko abantu babuze ubundi ubundi abantu bemera ko bakize ariko usanga babuze umutekano nuko utumva Kristo rero nk'umwana w'intama ntibaramwumve nk'inzu mbese inzu bagomba kujya rwose bakumva nta kibazo cy'imvura nta kibazo cy'izuba cy'imbeho cyangwa se cy'ubushyuhe cyangwa se cyaho kuba naho gutura si naho gusereka ahubwo twiga hano na 14 Yesu aravuze ngo nimpagarike imitima yanyu mwizere nanjye munyizere kuko mu nzu ya data twaza ko ubundi inzu ya data ari Kristo nkuko twabonye n'ubundi muri hana 2:16 Yesu avuze ngo ni musenye urusengero nzaruka mu minsi ngahe 13 bavuga ngo ubundi iyo nzu yavugaga ni umubiri we sibyo nibivuze ngo ubundi nyine Kristo nitukomeza kwiga tuzasanga nta kindi kintu tuzabona uretse Yesu Kristo gusa burya Jamari hari ibintu kuri no si biduteza umutekano muke bitatu iyo tudafite aho kuba iyo tudafite ibyo kurya n'ibyo kwambara utambaye ntago wasohoka ufite umutekano muke ni ukuvuga ngo turya tuba muri Kristo tukarya Kristo tukambara Kristo telefone reka unutangaje alo
Allo awe Mm. yasashe Ibihe byose. cyane noneho nimugoroba mwaraye muvuze ngo Pawulo ngo n'ubundi ngo avangiwe Ngo? nimugoroba hari ukuntu mwavuze ngo Pawulo wenda yanditse ngo gasa hari n'akabazo yari afitemo ibyo ngibyo bitungura abantu ariko n'ubundi urebye ibyo muvuga byose byo muri Bibiliya uretse nyine kubanza kuza gahoro gahoro musenya Bibiliya ariko n'ubundi nta kuba mwaravuze ngo Pawulo yari yava ngo ntabwo mu mutwe yari yuzuye kuko ibyo ubundi nibyo byo gutungura abantu kuko ubundi nka buriya byari ibishushanyo bibiri Isiraheli noneho hari icy'abana b'imfura bashushanya abatazemera Imana noneho hakaza n'ikintu cyo kuvuga abumvira bashushanya wenda abemerera Imana ni wenda ubu ngubu ni wenda ntabwo kuko urabona uko ibintu bimeze mwebwe nimushaka mushira ubwoba kuko abanyu bo ntibazabura bazabakurikira sibyo oya ntaho dufite kuko ntaho kubajyana dufite murahafite kuko byanga byakunda niba muri kubwira umuntu ati ntatange icya 10 ayanyu mwayashoye yose kuri nuza ni ukuvuga ngo nutayatangaho icya 10 azakora uwo murimo wa Satani byanga byakunda ahubwo ikintu cya n'uwibaza niba iyo radiyo atari yanyu nk'umuntu wahangaye wenda gushyiraho ku mugaragaro kugira ngo mujye muyivugira ntekereza ko ahari sinzi ukuntu nabyo bimeze naho ubundi mwitonde niyo mwavuga ngo muri gukorera Satani na Satani abayoboka arabagira naho ubundi nimudatanga 10 na Satani muzayaha Satani akora uwo murimo we naho ubundi icyo mwakora cyose muri kuvuga ngo wenda ngo nko kwiga iby'Imana ngo ntibisaba kwinjira ariko mwebwe nimwibaza ukuntu mwimbitse muri Bibiliya kugira ngo mubone ibyiyobya abantu ariko mwebwe mukavuga ati kwiga ijambo ry'Imana ugira icyo ukuramo ubwo se mwebwe ko mwabonye ibyo mukuramo muyobya abantu bihagije ndumva ari kugaragaza akababaro ko yari amaranye iminsi ijana arakoze cyane turamushimiye cyane gusa ndacyatangaza nta muntu utinya kureba nk'uwayobye nkatanga urugero ubu ntekereza ko rwose nta muntu wapfa kuza ngo yibye mu kinyarwanda mbese ngo nkangarane numve mpinze umushyitsi umuntu wamutse aje hano akigisha ikinyarwanda nabi rwose ntabwo byantera ikibazo namukosora ariko ntibyandakaza kuko rwose nta muntu wanyuriza mu kinyarwanda turi kumvikana rero niba umuntu ari mu bintu akaba yumva abantu bashobora kubimuyoberezamo ubundi ni icyerekana ko ibyo bintu harimo atari ukuri rwose ntibishoboka pe mbese ni igihamya simusiga cyuko ibintu bye ahagazeho rwose ahubwo abifitiye icyizere gike cyane reka ntangurugero umuntu wize amashuri akarangiza kaminuza iyo ari yo yose wenda yamashobora kujya cyangwa se kaminuza nyine akayirangiza bakamuha digiri cyangwa diplome sibyo akaba ayifite ntabwo igihe baba bari bushakishe amadiplome ya pirate atari original ntabwo bayagira ndumva nta kibazo yagira rwose ntabwo banambagenza gute yagira icya kabiri uramutse umusebeje ko atigeze arangiza kaminuza igihe habaga iminsi mikuru yo kubikora abantu bari bahari n'abantu bamuzi rwose ntabwo wagira gusa yajya guseka niba ari umukuru abantu bazi ko bose bari mu bintu by'ukuri bakafite impunye z'uko ibintu turimo kuvuga bishobora gutuma abantu baba bayoba ubundi n'ubwenge bwabyo busanzwe bw'isi bwakwemeza rwose ko abantu ibintu barimo atari ukuri ubu hari umuntu wanyumvye kugira ngo anyumvishe ko ndi umukobwa oya rwose nzi neza ko rwose ndi umuhungu sibyo ku buryo ubu n'uwanyumva wese yumvise mvuga yakumva ko ndi umuhungu ibwo rero baza umuntu asaje ko ndi umukobwa cyane ikibazo ariko reka mu muvano nawe tumuhumurize ubundi ari mu nzu ariko kandi inzu isize amaraso rwose kandi muri iyo nzu harimo umwana w'intama uri kuri harimo umunsi mukuru rwose haba akeneye kumva ibyo bintu jamari uriya ntitwagira ku musozo uri hari ni message telefone umuntu utangaje alo Nire neza go ndi kugira ngo umudusobanurire rwose mu rwutubeshe witwa nde urahagana ni Karegeya urihe mu karere ka Kayonza ngurashaka
kugira ngo mudusobanurire ahantu mwavuze ngo twarababarewe nta byaha tugikora ariko ntabwo twavuze inshuti yanjye mwabivuze ashobora kuba ibyo yumvise ahubwo nibyo washatse kwiyumvira wabivuze okay ngaho komeza none okay Jamari ibyo bintu ndatekereza ko nta sinayuze nayo nabivuze ndatekereza icyo akoze ni ibintu ni nka mbesa ni nka uriya muvandimwe wa mbere wa telefone ye hari ibintu bibabaje abantu bafite oya nawe arabikora ariyo mpamvu nyine iteka ryose bashaka abantu bazarimbuka kuko bareba umuhati bagira bikaba byarabananiye bakavuga ati bano bantu ibyo ari byo byose kurimbuka kuri mbese iyo ashaka kuvuga kurimbuka buryo bayiheraho niyo kintu nakababaro rero ngira ngo bavandimwe nakababaro nawe yifitiye ariko nahumure nawe inzu isiza amaraso rwose hari ibyo byeretse kubera hano noneho yarimo abantu batandukanye jada arabwira ati cyakoza mwe ntabwo mwemereye kurakara ariko jye nibyemerewe ntabwo rwose twiye kwisha rwose badakora ibyaha ahubwo nk'icyavuga ikintu abantu baturega ngo tugisha gukora ibyaha ntabwo rwose tukivuga uretse ko nta kivuga nacyo ahubwo barabikora ariko bakavuga ko batabikora kugira ngo ahari twagera ku musozo reka dusoze Jamari dushimira abantu bose twabanye muri uyu mwanya ndagushimije nanjye nshimiye Uwiteka ndetse nshimira Steven abanye n'abandi bantu kugira ngo n'ubu nuko twari dusa n'undi twari dushimana n'ubundi reka dushimana Mana yacu byiringiro by'ubisha tunezezwa n'ibyawe tunezezwa nuko wabikoze ukabikora neza tunezezwa kandi ko utabyihereranya ahubwo washyizeho umwuka wawe kugira ngo abiduhishurire ibyo ngibyo bikaba biba umunezero wacu kandi tunezezwa nuko uzakomeza kugenda uduhishurira utwereka kugira ngo dukomeze kuba umunezero nk'uko waduhaye n'ubundi kandi tunezezwa ko byose abiduhereye mu izina rya Yesu There is no mountain too tall, he cannot move it. Ooh, there is no storm too dark, God cannot calm it. There is no star. kubaho niwe uwo ninde ni umuganga utibeshya ku ndwara kandi akaba umuti w'indwara zose ubwo yatuganaga nta bumuga yadusigiye yasize atubohoye ingoyi zose kubaho niwe nangiriye umukiza nanyuze nyambabariye ibyaha nagira ni amahoro yacu azira amahane ahanura amahane ataraba akaba ubwisho bw'umugaru yatugobotoye mu ngoyi z'umwanzi ku bwanjye kubona Kristo by'ukuri muri uwo munsi ubwo nahuraga na Yesu simbasha kurondora by'ukuri ubwo numvise meze dore urukundo dore umukunzi kansiga umukunzi nsaze satani ntarabaho yankunze ntamuzi amfira ntabikwiye nanjye kubaho ni Kristo urashaka kubaho mu mahoro atemba nk'uruzi urifuza kudasigarana urujijo ku by'agakiza kawe kurikira ikiganiro kubaho niwe nawe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura gusa numvise amahoro muri ryatangaje n'umunezero udashira